Yesu ashimwe bene data, twongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi rero nkuko mubizi turaganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 19 ndetse n'ibice 20, dusome Zaburi ya 55 no mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28. Ariko kandi nkuko mubizi iyo dushoje igitabo tuvuga incamake yacyo. Rero niyo mpamvu kuri uyu munsi turi bwibande cyane ku ncamake y'igitabo cya Matayo kuko nicyo turi gusoza. Imana ishimwe rero, turanezerewe. Amagambo y'Imana twasomye haba mu gitabo cya kabiri cya Samweli ni za nkuru za Dawidi tukibona aho yaririraga umuhungu we Abusalomo. Muzi yuko ejo hashize twumvise uburyo Abusalomo yapfuye, yaguye ku rugamba. Rero hakurikiyeho umubyeyi we Dawidi kumuririra, nubwo bari mu rugamba rutoroshye, yarahigaga se, ariko ntibyabuje Dawidi kumuririra. Rero ijambo twibandaho uko narimaze kubivuga, iki gitabo cya Matayo ni kimwe mu bitabo bigize ubutumwa bune mu gitabo cy'isezerano rishya. Ubutumwa bune rero butangirwa n'iki gitabo cya Matayo, akaba ari igitabo bivuga yuko cyanditswe na Matayo we nyirizina, ari nawe witwaga Lewi, ndetse akaba yari umukoresha w'ikoro mu bari bagize abigishwa ba Yesu. Ni umwe mu bantu babanaga na Yesu umunsi ku wundi, ndetse akaba ari nayo mpamvu iki gitabo gihabwa agaciro cyane kuko kivuga inkuru zagiye zibaho. Matayo byari imbona nkubone mu buzima bwa Yesu umunsi ku wundi muri ubwo buryo. Rero iki gitabo cyandikwa na Matayo ni mu myaka ya 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Akaba yaracyanditse ari muri Palestina, ariho yavugaga ubutumwa bwiza bwira abayuda bari bahari muri iki gihe. Ubwo yumvaga akwiye kujya ahandi, kujya gukomeza umurimo w'ivugabutumwa, yarebye bene se bari hariya, yumva bagiriye impuhwe cyane, yumva atekereje kubandikira igitabo kizajya kibibutsa ko Yesu ari Mesiya, ari mwene Dawidi, ndetse akomoka mu muryango wa Aburahamu, ari umuhanuzi uruta abandi bahanuzi bose, umwami w'abami. Yumva ahagaze aho ngaho kandi kugira ngo abashe gukomeza bene se ntibazabyibagirwe. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitabo cya Matayo harimo inyigisho nyinshi zitwereka ubutumwa bwiza Yesu yavugiye ku musozi, ndetse uburyo Yesu yohereje intumwa bakajya mu ivugabutumwa ababwira ko azabana nabo, ndetse bitwereka imigani imwe n'imwe Yesu yagiye akoresha mu ivugabutumwa, imibereho y'ubwami bw'abantu y'ubwami bw'Imana, ndetse kandi akomeza yereka n'abantu, abwira abantu iby'iminsi y'imperuka uko bazaba bameze, ndetse abagira n'inama y'uburyo bakwiye kwitwara. Ijambo nyamukuru rero y'uyu munsi turibona nyine muri iki gitabo cya Matayo mu bice bya 28 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20, havuga ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ati kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Iyi ni misiyo Imana yahaye itorero, ni misiyo ufite wowe nanjye, kugira ngo tugende twamamaza inkuru nziza. Kandi noneho si ukuyamamaza gutyo gusa, ntabwo ari ukugenda mu kigare, ahubwo dufite ibanga, kuko Yesu yavuze ngo nzaba ndi kumwe namwe. Haleluya! Nzaba ndi kumwe namwe bene data wo muri hirya no hino mwumva ubu butumwa bwiza. Ntimutinye guhamya umwami Yesu, ntimutinye guhamya Imana, kuko Yesu ubwe yaravuze ngo nzaba ndi kumwe namwe. Kandi noneho
iminsi yose, bivuga ngo igihe cyose Imana biri kumwe natwe iyo dutinyutse kuyihamya. Rero nibyo mbifuriza mwese, kandi mbifuriza gutinyuka no gukomeza kubana na Yesu nk'uko Matayo nawe yatinyutse agakomeza guhamya Imana mu izina rya Yesu. Amen.